twibuke twiyubaka, ariko nanone tuzirikana cyane abavandimwe n'inshuti zacu, ababyeyi bacu bari abakozi ba Minisiteri y'Uburezi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Dukomeze tuzirikane aya mateka tuyibukiranya kugira ngo igisa n'ingengabitekerezo, igisa n'amatwara aganisha ku ngengabitekerezo ya Jenoside twese tube twabikumira hakiri kare, turwanya amacakubiri, turushaho kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda nk'igisubizo cyangwa nk'umuti urambye wageza igihugu aheza. Dukomeze twibuke twiyubaka. Barokotse barashegeshwe ku buryo bukomeye ku mubiri no ku mutima, ku buryo hari abavandimwe dufite bamwe batava mu nzu cyangwa se bagize ubusembwa batewe na Jenoside, ku buryo umuntu aho ariho hose aba akwiye kubasabira kugira ngo bagire intege zo gutwaza. Nongeye kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane abahoze bakorera Minisiteri y'Uburezi, ibigo byari bishamikiyeho Twibuka None. Minisiteri y'Uburezi izakomeza kubaba hafi no kubafasha mu buryo bushoboka, cyane cyane muri uru rugendo rwo kwiyubaka no guteza igihugu cyacu imbere. Dukomeze kwibuka twiyubaka.